bitanu. Akangaga naho nagemera. Fata bitanu. Ako mafaranga gongere mu gihe utari wagongera uragama nganga. Pakugongera ugashiraga. Urabuganga se uganga iki? Ubundi mu busanzwe kugira ngo witwe icyamamare uturuka mu cyaro ni ibintu bifatwa nk'ibitangaza birenze mu matwi no mu mboni za benshi. Biragoye cyane ko uzaba ushaka inzira z'uko wakabya inzozi zawe nko gukina filime, komedi, kuririmba cyangwa kuvuga amakuru uturuka mu ntara yewe ariyo bikorera ngo buri imbaga nyamwinshi ikubwira ko wataye umutwe cyangwa uri mu nzira zitarizo. Hari n'abakubwira ko wataye umutwe bityo ukwiye kujya kwa muganga ukivuza ibyagufasha. Ni nayo mpamvu abenshi twumva ko ibyamamare byose n'abagafashe baturuka mu mujyi, by'umwihariko mu murwa mukuru wa Kigali, dore ko ibyinshi ariyo bibera. Mu Rwanda dufite ibyamamare byinshi kandi bibarizwa mu mujyi, ariko twirengagiza gushaka inkomoko yewe n'aho bakuriye, ahubwo tukumva ko impamvu bamamaye ari uko ari abanyamujyi. Birashoboka ko nawe waba utekereza utya, ariko ndamutse mvuze ko wibeshya ntinaba mbeshye kandi si wantera amabuye, kubera ko biratandukanye cyane. Ni benshi bagiye baba ibyamamare hano mu Rwanda kandi baturuka mu kitumva ingoma, mu byaro bya kure, mu ntara. Nyamara ibyo ntibyababujije kwigarurira imitima y'imbaga nyamwinshi. Kuri ubu ngubu twihebeye ubuzima bwacu. Na ibyamamare kandi birakunzwe, nyamara si abanyamujyi nk'uko tubivuga. Ushobora kwibaza uti banyuze mu zihe nzira kugira ngo bagere ku bwamamare tubabonaho uyu munsi? Inzira zo ziragoye cyane, dore ko bagiye bahura n'abacantege benshi, nk'uko buri umwe wese ugitangira abagira bamubwira ko atazagira ahagera, ariko bikarangira ageze ku ntsinzi. Nyemerera rero kuri uyu munsi ngutembereze mu byamamare 10 mu Rwanda byaturutse mu kitumva ingoma cyangwa se mu byaro bya kure, mu ntara. Hanyuma reka nkwibarize, yaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube? Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu isi y'abamamaye, aho ubuzima bwabo bwanditse ku cyapa kiri mu masangano. Ikaze. Nk'ibisanzwe reka duhere ku mwanya wa 10 tuzamuka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi wa filime Rufonsina. Iyo benshi bakiwumvira izina bahita batekereza filime yitwa Umuturanyi ya Clapton Kibonke, kubera ko ariyo yamenyekanyemo cyane. Rufonsina ubundi amazina ye nyakuri ni Uwimpundu Sandrine, akaba aturuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu. Yinjiye mu mwuga wo gukina filime mu mwaka w'2009, kugeza na n'ubu akaba ari wagikora, uretse ko akora n'ibindi byinshi bitandukanye ku ruhande. Uyu Rufonsina kandi ni umukinnyi wa filime wamenyekanye mu mafilime atandukanye, harimo nk'iyitwa Ejo si kera, Seburikoko, Inzira y'umusaraba, Intare series n'izindi nyinshi mwanyibutsa. Ku mwanya wa 9 turasanga umukinnyi wa filime nawe Nyambo Jessica, uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Ku itariki 18 Mata umwaka w'1999 nibwo Nyambo yabonye izuba. Mu mwaka w'2021 ubwo Covid yari icogoye, yaje muri Kigali afite inzozi zo kuba umukinnyi wa filime ukomeye hano mu Rwanda, kandi koko yaje kuzigeraho. Akigera mu mujyi wa Kigali avuga ko ikintu cyamugoye cyane ari ukwambuka umuhanda, kubera ko kugira ngo wambuke yategerezaga umuntu ugiye kwambuka, akaba ari we yishingikirizaho. Nyambo Jessica yamenyekanye mu mafilime atandukanye kandi yakunzwe, harimo nk'iyitwa My Heart, Umuturanyi, ndetse n'izindi ze bwite ku giti cye yakoze, harimo iyitwa The Message ndetse n'Ibanga, kugeza na n'ubu agikora. Ku mwanya wa 8 turasanga umunyamakuru icyarimwe n'umuhanzi Yago Pondate. Ubundi amazina ye nyakuri ni Nyarwaya Innocent, akaba yaravukiye mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Tabagwe, akagari ka Tabagweho, mu mudugudu wa Tabagwe. Yago Pondate yakuriye mu borozi, ku buryo yajyaga ku ishuri akiga primaire nyine avuye kuragira. Mu mwaka w'2009 yiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 4 Heg kuri Saint Aloys,
nibwo yinjiye mu mwuga we w'itangazamakuru mu kigo yigagaho. Aho ngaho muri icyo kigo niho yatangiye kurongera ubwamamare akiri ku ntebe y'ishuri, kubera ko yaje kuba umunyamakuru mwiza wakunzwe na benshi, bikaza gutuma nyuma ayobora Media Club. Nyuma yo gusoza amashuri, Yago Pondati yerekeje mu mujyi wa Kigali atangira gukora ku bitangazamakuru bitandukanye. Gusa icyo yamenyekaniyeho cyane ni radio na TV10 yakoreragaho ibiganiro by'imyidagaduro. Nyuma ku itariki 31 Ukuboza 2019 yaje gusezera kuri radio na TV10, gusa avuga ko ari impamvu ze bwite zatumye asezera. Nyuma gato mu mwaka w'ibihumbi 2020 yatangiye gukora ibiganiro kuri chaîne ya YouTube yitwa Yago TV Show, na n'ubu ngubu twese tukizi abamukurikira. Yago Pondati amaze kwigarurira imitima ya benshi mu isi y'imyidagaduro binyuze ku mbuga nkoranyambaga, yaje no kwinjira mu muziki mu mwaka w'ibihumbi 2022, aho yatangiriye ku ndirimbo yitwa Suwejo yabaye ikimenya bose hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nyuma y'iyi ndirimbo kandi yakoze izindi ndirimbo zitandukanye, harimo nk'iyitwa Rata n'izindi nyinshi mwatwibutsa natwe, by'umwihariko mu gihe waba uri umukunzi we. Ku mwanya wa 7 turasanga itsinda ririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana rya Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas ni abahanzikazi bamaze kwamamara hirya no hino mu isi, cyane no mu Rwanda. Ubundi mu busanzwe aba bahanzikazi baturuka mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo batangiye kumenyekana, ubwo bakoranye ikiganiro na Irene Murindahabi, umunyamakuru wakoreraga kuri The Choice Live icyo gihe, aza kuvumbura impano zabo. Bidatinze yaje guhita yiyemeza kubareberera inyungu cyangwa se kubabera manager, kugeza na n'ubu ngubu akaba akibafashiriza mu nzu y'imyidagaduro nyine y'ubuhanzi yitwa MI Music. Vestina na Dorcas bavuga ko bakuriye mu idini rya ADPR, ari naryo ryabafashije gukomeza gukuza impano zabo. Kuri ubu ngubu bakoze indirimbo nyinshi kandi zakunzwe na benshi, harimo nk'iyitwa Yebo, Umutaka, Jehova Iriba ndetse n'izindi mwese muzi. Ku mwanya wa 6 turasanga umunyarwenya Danizo. Ubundi amazina ye nyakuri ni Sebasaza Daniel Abdul Karim, akaba ari umunyarwenya uturuka mu karere ka Burera, umurenge wa Nemba, umudugudu wa Cyaveho mu kagari ka Rushara. Ni umunyarwenya wanyuze mu bihe bitari byoroshye akitangira kuzamura impano ye, cyane ko ari umwe mu bakoranye na Dr Nsabi nyine bagitangira, ubwo buri wese yaturukaga mu karere aturukamo, ubundi bagahurira mu karere ka Rulindo bagafata video za komedi zabo. Ni ibintu byabagoye cyane ku buryo hari n'igihe inzara yabicaga, ubundi bagafata Super Dipe n'ibiraha bakanywesha. Kuri ubu ngubu ntitwatinya kuvuga ko ari umwe mu banyarwenya bakunzwe hano mu Rwanda, cyane ko azwi cyane mu banyarwenya birwanyeho. Kuri ubu ngubu bakaba bahagaze neza. Nitwamwibagirwa mu gace ke kiswe Menya Nibi adusangiza ku muyoboro wa YouTube witwa Ikosora Media TV, benshi muri twebwe twakunze. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwenya nawe Dr Nsabi. Uyu we ni ikirangirire n'icyamamare muri bose. Ubundi amazina ye nyakuri ni Nsabimana Eric, aturuka mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Ni umunyarwenya watangiye kumenyekana cyane ubwo yahuraga na Kiramani bagatangira gukorana. Dr Nsabi nawe kugira ngo impano yizamuke byahereye ku ishuri, kubera ko yari umwe mu banyamakuru b'ikigo yigagaho ndetse n'umunyarwenya wasitsaga abatari bake. Ku mwanya wa 4 turasanga Muzehe Bijiyobijo. Uyu nawe ni umunyarwenya wabaye ikirangirire n'icyamamare muri sinema nyarwanda no hanze y'u Rwanda. Ubundi amazina ye nyakuri ni Manizabayo Prosper, akaba yaravukiye mu karere ka Musanze nawe mu murenge wa Muhoza, cyane ko yakuranye na Dr Nsabi. Bijiyobijo nawe ni umwe mu bigaruriye imitima ya benshi, nyamara ni umuvantara.
ntitwamwibagirwa mu ishusho ye ya gikambwe benshi batekereza ko ari mu myaka 80 nyamara akiri mu rubyiruko. Bijo bija kandi mu buzima bwe bugoye yanyuzemo avuga ko yabaye umuyede mu gihe kitari gito, yewe nyuma akaza guhinduka umufundi nabyo bigoye ku buryo yabibayemo igihe kinini. Nubwo yanyuze muri ibi byose kandi ntibyamubujije gukomeza guhatana kugira ngo agere ku nzozi ze zo kugera ku bwamamare ariho uyu munsi, binyuze mu gukina komedi na filime. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyarwenya icyarimwe n'umukinnyi wa filime Papa Sava. Niyitegeka Garasiye niyo mazina ye nyakuri. Ku itariki 22 Ugushyingo umwaka w'1978 nibwo yabonye izuba mu karere ka Rulindo mu murenge wa Ntarabana. Papa Sava ni umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe kuva na kera kugeza na n'ubu. Ntitwamwibagirwa kandi mu ikinamico Indamutsa ica kuri Radio Rwanda kubera ko abenshi tuyikurikira kandi tukaba twumvamo. Bivuze ngo uretse kuba ari umukinnyi wa filime n'umukinnyi w'ikinamico icyarimwe umusizi ndetse n'inzobere mu mazina y'inka. Papa Sava kandi avuga ko yabayeho umwarimu imyaka 7 yose yigisha mu bigo by'amashuri bitandukanye. Twihuse cyane reka tugere ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Super Manager. Amazina ye nyakuri ni Gakumba Patrick, wamenyekanye nka manager w'abakinnyi. Uyu yavukiye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'1984. Gusa nyuma mu mwaka w'1990 iwabo baje kwimukira mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba Ikibungo, nyuma baza kwimukira mu Mutara. Birumvikana bari bageze mu bworozi. Uyu Super Manager nawe yararagiye karahava. Usibye kuba ari manager w'abakinnyi nk'uko tumuzi nyine nka Super Manager, ni n'umucuruzi ukomeye, umushoramari ndetse n'umuhanzi. Birumvikana dusigaje umwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tukubwira uwa mbere turagusaba gukanda subscribe niba utarabikora, kandi niba wakunze iyi video ugakanda aho handitse like. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru w'ikirangirire Murungi Sabe. Biragoye cyane ko waba utazi Isimbi TV kandi ari imwe muri channel zikomeye hano mu Rwanda zikurikirwa n'abantu barenga miliyoni. Murungi Sabe aturuka mu karere ka Burera, ariko kuri ubu ngubu abarizwa mu mujyi wa Kigali kubera ko ari yakorera ibikorwa bye. Hanyuma se muri ibi byamamare byose twavuze ni uwuhe muvantara twibagiwe? Mudusangize muri comment. Ni nuko twanzuye ikiganiro tubashimira umwanya mwaduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry, mbifurije kugubwa neza kandi mubona inyungu z'ibyo mukora. Imana ibarinde. Hasta la vista.